Papa SAVA. So it means that Yeah. this is kind of fruit. Yeah, fruit. means that. Yeah. Means that. Yes. Ariko utabeshyana na gakeya uko kozi mu ndimi. Habe umwangurisha. Ko mugiye kukugiye kunywa makazi keje. Ubusura niwe uri bunyishyure. Man, uyu ni umudiaspora ndamukeneye birenze uko bitekereza. Ibintu bya diaspora arabyumva ushyizemo diaspora karakumva. Uvuga ngo umuntu uturuka hanze. Kim Kakitata then knew has the key. No, and I so diaspora it means that he's someone no. Okay. Say me to you. You to me. Grows coming to you from me and you to me. Urumvira kuvuga hango aravuze ngo ni wowe wenyine nguri ngumuri ku mutima ko mbese ngomeze nk'akaraba nyine ngo katewe mu nyanja mubwira ngo nanjye ndamukunda. He says that love you no you know it means that you know ngomuhobere Pim as in a fray and under slow motion. Yeah. Slow motion becoming come and close up, meaning from here in the heart. Yo, very good, very much. Why you widen sound? Yes, very much. Yo, gusukuna shamana. Ngo aragukunda urumva. Ngo neza ngo nago azava mu Rwanda atakujyanye. Ngo azakuzengurutse isi yose. Mubwira ngo ndi tayari kujyana nawe. Baby, you have to say what can I say? And stop there. Ako kanavuze what say? Kano ka what say? Ko what say nushaka ukandika hano ugatekerezaho cyane. Inza cyane. Urumva aragerageje. Uri mwiza cyane nyine. Inza cyane. Urakoze cyane. Emoji you see. Take you cyane. Thank. Yeah, MG inza cyane. Urumva ngo mbese nyine ariko naka emoji nako kazi. Nese nukoresha WhatsApp. Nakazi. Nyine kakandi gaseka nyine kagira gutyo ngo seka nako. Thank. Yeah. Yes. And cheers. Cheers. Yes. So we did say meet. Yes. And Grofine and chinks and ngurije ngo ni nkoko ngo ibintu byose ushaka ngo arago nta kibazo. And free beer and free hotel and free Stop there. Yes. Wavuze ngo mbese ngo warara ngo muri hotel nyenye nka 6. Ntago ndarara munani. Ngo nagendera mu ndege. Not now. Oh, baby, come on. Me, here in German, Cruz Babaru Kanikata. Stop album sing. Stop there. Kakata dazuka nene he. Stop there. Aravuze ngo nyine kubera ko ingari diaspora nyine ngo ibera mu Budage. Ngo nyuma y'icyumweru ngo ahita kujyana mu Budage. Ariko utabihamashye. She's happy. So, you see an EGDPRS. Yes, and government procuration and EGDPRS ministries. Yes. Foot here. In the stadium. Yes, stadium. No, urumva aravuze ngo nyine kubera ko yaje gukinira to thank you. To thank you. And how is many very much coming here is so that I'm coming tomorrow. Stop there, it's too much. Aravuze ngo nyine kubera ko yaje nyine ngo azahita kinana n'amavubi urumva amavubi ariko yaza ubundi kipe y'igihugu nyine urumva ngo kubera ko nyine ngo avuka mu Rwanda gwise nyine ngo no Mudage noneho ngo amafaranga nyine ngo narubwo arabasha kuvunjisha menshi ngo afite duke chingen has in tendency
ngo nutu nyine ngo ngutu nyine ngo nutwo kugenda abana ngo babasabirize umuhanda. Thank. Ariko ntabwo ari take subira mu take you. Take you. Akanduka very much nawe ukafata very much take you very much. Very much take you very much. Loving. Oya niko ntabwo loving baby. Take you very much. Ngo ugiye kujya ubona amafaranga nk'uko uzajya ubona imvura igwa mu bishyimbo by'iwanyu kwa nyoko. Mubwira ngo urakoze cyane. Ngo she is happy take you very much and very much you know take you. Okay, and okay, afternoon okay. Take you. In the hotel, in room and sleeping and sleep now pyu. Yeah. Urumva nyine ngo arashaka nyine ngo yaza no mufotogra ngo nta muntu photographe ngo wa mbere mu gihugu wabuze ngo kuburyo yaza ngo mukifotozanya. Ndamuzi. Yitwa nde so? Yitwa ariko simva nyine mva turekiragiye ariko niba umuntu afite amafaranga n'uwita uvuga ngo unamuhigize umuhenga nka bizu uburamukura amafaranga ariko ndugura umukobwa nyabaki abandi bakobwa kandi buri urebe ushaka kumutwara n'abanyamahanga asabana agahita yibona undi uzanira udafite imikino nk'iyawe uri agakiri kuyama nkagira ngo nyine nyubugo nyine ugomba kukura kunaga amafaranga ugomba kugaragaza ko wishimye ukamuha bizu bura nimba afite abanyarwanda akubwiye ko yanga ngo nagenda ajugunyira abantu basabiriza mu muhanda none uri ndasabiriza huya nyine nagusabiriza nyine aravuze ngo ubufasha yangaya ngo ko naba yandi afite n'uri nagabyumvira kamuze kubwira ariko aravuze ngo afite n'amadolari menshi ngo ataravunjisha biramukuraho utese ukaza and has press money yes yeah money very much ayanyatse huya nago yakwatse arakubwiye ngo nago yakwizera umutekano ariko we have security yes money mubwire ngo ndabika oya ngo yose nayaye ngo nugira ikibazo yes but me I have to pray and the spring in ceremony because dollars urumva ngo agiye ngo arabona amadolari muzi dollars that money in my pocket and crossing over and coming to the front and when I room and the stay and the floor coming to and in love right nukuvuga ngo aya mafaranga nyine kubera ko ngo ararebye babona kuza kubona handi hano yavunjisha byamugura akakanya wagiye kugwa amadolari ariko ngo akubya yanga yishuro nka 40 yes basanza yakoresha iki aya heza amadolari se wagiye cucuza yavunjisha yes idolari imwe rivunja 8 thank you very much amadolari je nubone 800 mana and 62 welcome what magana nuramaho numaho mubwire nyine yame no sikatari ko yamereza but arayabitse ngo nyine ngo mu cyumba nyine ngo uraza kujya mu cyumba nyine ngo guhara amafaranga from meaning and the meeting and coming to you coming to close and coming and to you okay yes no kuvuga ngo nyine ngo mu gihe cyo mu cyumba nyine ngo araza kuyaguha ngo nago yaguha amafaranga 800 akakanya ngo byize kandi koko nibyo yes and security and the invoice facture yes and showing that love is coming to the heart from Africa. Okay. Africa beauty girl. Yes. Cute. Because me, oh baby. Nibyo nakubwira. Thank you very much. Urumva ko kana bateyemo. Because I loving you. Ugomba kwerekana urukundo ntureba. Sina nabwira nuri kwifunga kintu. Asa nkunda cyane. And you coming from here and I coming from here. We are going to oya nyine ngo mugiye ngo gucomekeranya nyine gutya ariko sivye nzasobanura n'ibintu byose ngo none ngo musomye ngo nagusomye coming here and we are going to close no nawe ubwo iragira gutya nibyo navugaga to microfinance here yes microfinance yes microfinance again microfinance yes microfinance microfinance again yes good arishimye no can I sing something and in English in our languages ngo akuririmbira akaririmba ngo mu cyongereza cyangwa mu rundi rurimi yego ngo hepe when a people coming from do you love Ukrainians and can I translate that yes ngo yagendeye hose nibwo kamere love ngo yakundana n'umuntu mwiza nkawe I love
yo barakukunda nanjye ndamukunda cyane yo nawe he's here Oh, Lovi. Love. Oh, baby. Oh, microfinance. Yes. cyakoze muri kuntera amashyaka. And no, next you come on. yes, room hotel. Yes. And what wine? No, wine finish, no problem. Wine, no problem. Head, crossing, Head and is crossing, and you can just the problem. Inzoga nyinshi ngo ntabwo ari nziza ngo cyane kubera ko ashaka kugira ngo ahora kureba nyine. Nanjye mbwiye ko nazikunda. Ngo nawe ntabwo azikunda. Ngo nawe sorry. No tequila. No tequila. No tequila. No tequila. Yes. Beautiful no kuvuga ngo abashatse kuvuga ngo beautiful no kuvuga ngo ufite amaso meza ngo ndetse ngo ufite n'ikibuno nyine cyiza guteye neza. Because timing is in the time and ikipe y'igihugu giye kujya mu myitozo nyine ngo kandi ndegera bategera kugira ngo bajye mu myitozo. We go to hotel. Yes, hotel to do something and to sleep and with one. No, because my heart is going. Ngo arihuta ngo ariko nyine ngo kugira ngo yigaragaze neza nyine ariko reka mwereke sibyo ngo arihuta nyine kubera ikipe y'igihugu ariko harakana kakasheste barakora kagafagitira wahita ukishyura kugira ngo abone kugira ngo kwishyure kugira ngo atabona ko ufite inzara y'amafaranga. Asora tuma Maria amadolari. Nyine kugira ngo in room very much emergency atabona ufite inzara y'amafaranga ngo afite ikibazo kiri emergency nyine ngo mujye no muri bukemure mu kanya mu cyumba ntabwo ikibazo cyihutirwa sara amadolari ntabwo yashaka akora kishyura. Yes. Don't worry, she's going to pay this one. Yes. So what about me? How about me? About you? Yeah. Yes. Okay. Good night. Bite kutari mu kazi. Kutari mu kazi. Narindi mu kazi nyine ko kugira ngo numve ko na brochette z'abakiriya nyine ziba zimeze neza ariko baje bangurira noneho ngo arimuvuze Bite sasa. Ni byiza ko ntabwo utari kumbona. Muraziranye se? Nawe muraziranye? Utari mu kazi niko nakubajije. Nyine ubwo ngewe ndi kugana n'abasheri nyine abana basheri nyine ndimo ndabaganiza ariko akazi nakarimo neza nyine kugira ngo bishime nyine baryoherwe n'inyama kuryoherwa. Sasa Karame. Uyu ni sheri wanjye. Uziranye n'iki gihomora se? Wose uramuzi ntabwo ari uwina. Ende. Ariko na Romeo nuwahe? Harya ngo bya bihugu ko byitwa gute? Sinzi ibintu bihugu bambwiraga. Ngo nuwahe? Oya nandi mubwira ibihugu bikoreshwa amadolari ubwongereza Zimbabwe n'Uburundi na Ethiopia bikoreshwa amadolari. Ni waturukuyo? Hey! Karabaye. Narubwo mazungu ari kutwumva. Spray. Ntago yumva Ikinyarwanda. Yes. Spray and food and menu to beautiful and special coming to the business here and engagement in providing so this kind of inspired yagira ngo nyine ngo dusuze ngo arimo arajya mu kazi visiting and playing in Manchester United. Yes. And this girl and here to someone close in the room and you are going to meet in the room. Yes, in love talk about money. Yes, money, no problem. When about money, me and you about money.
You see, no problem. Me and you, me Is and it a giveaway? Yes, no problem. And nyine arimo aramubwira nyine ukuntu nyine agiye kumahakana nyine kugira ngo yishimire. Yes, and cross sinabwiye ko urasama amafaranga system, me and you. Yes. And sorry again. Yes, you are sorry. Yes. And here coming back. Yeah. We are talk after. Yes. Thank you very much. Thank you much. So that I go inside and I return back. Yes. We will talk after. We will talk after. Fast. And my love. Yes. Thank you. Kitwe n'ubururu gahambirwa mushenze gatamba mu birenge gatumbagana. Uti? Subiramo. Uranuka ngo ndicira. Wambwa nawe wambwa wari kwa mushenze. Bito nawe. Ntabwo kiba kibona igihe umuntu akibwiriye. Ngoro mu diaspora wayarya. Wewe ngo ushinzwe iki? Ushinzwe iki? Nje boss ni monyiro kandi ku kiraka ariko. Kegera mbi. Nje ndi ku kiraka cyo gusema. Wa musega wowe wibenyoko umwibi nka bamuhaye muri girinka nayo yimwibe yagiye gutabara yapfushije aho ngo kimuherekeze ki. None ngoro mu diaspora nuvuga iki? Nyakuvuga idahiye nyakuvuga iribayeho. Korusuko. Hera bataka mehende yo system iki. Byo bintu curikiranya ababyizaye. Korosi. Kanwa nkurukere rwabuzaho rurara. Mutubo gusa. Yanagira ngo nkubwire wisubireho wagicucu. Wigize ingegera. Hanga ugenda nta kintu bari bakakwibye wowe. None wambwiye ngo ni facture ari ngiye nyishura ngarama amafaranga menshi. Ayakuye. Ubu ni mubuzi uwo mwibye. Nago twari akora heyo. Oya boss nayo namutije muri case boss ushobora gutuma ndaka. Iyo myanda nago twayigutije ujya mu bukwe. Subiza ayo mafaranga. Nago twayigutije ujya mu bukwe. Subiza amana amafaranga birapfuye. Nayo mutije. Nayo muri case nari mutije nyine. Mabere je nakunoba. N'ikindi gihe ntukaje ufata case yanjye ngukoreho. Ariko narindi kukira. Aya bamaye ubwo ngubwo arava ku mushara wawe. J'ai compris. Nibyo aveho. Zana nayo madolari ya boss atangicana. Wamaye n'amadolari. Boss niko ntabwo ari kuyatwara n'ukuri kw'Imana boss. Man uratinyuka ugakora muri case yanjye ugakuramo amadolari. Ntabwo ari kuyatwara ariko. Uziko nakurya wowe. Kuri mbabarira. Narindi kukira ka boss. Yongera icyuma hano ngo mucugo. Kuko ntago wumva angegera. Amafaranga yanyu. Mukuri cyari ndakubwiye ngo bitarenze ejo. Ntago ngukuyemo imyenda. Uranyumva? Wabibanye ibyo nagukoreye. Bitarenze ejo iryo kote niyo shati niyo pantaro nizo nkweto. Sizo wambaye. Ntago ari izanjye. Bitarenze ejo nzabibonanga. Mukinga gusa. Ubuse bahuriye hera. Niko muko. Niko sasa. Nawe upfuye urwo koko. Mwahuriye he? Online. Nyine twari turi gucata ambwira ko atari uwinaha ko nanjye nikundira amafaranga. Ugura yabonye se? Mushakira teka we yikorera ibirahire nyina. Cyana mbesire. Ikigo. Bucece. Tuyende gukuramo iyo myenda. Tuyende kwambara imyenda yawe nyine none suragira ngo nabyo nze kuza kubizira. Nyine naza kubizira none se sije nayigutije. Tugende. Azayizana ejo. Araracitse. Oyi iri hari yagenda yambariye. Umujyane rero. Tugende ubwo nyine diro nyine irapfuye nyine. Se tunari ko boss ataza.